you book profit ingana na 1,400 pips. Nizere ko so aba trading Asian session cyangwa se ukaba wari ukanuye kuko byabaye nijoro mu saa 10. Nizere ko they took the trade, so you enjoyed your Friday, muri relaxing, mumeze neza, muratuje, so that's good. Noneho turebe na GBP/JPY. Ko byari byifashe. GBP/JPY nayo twari twitegaga